kamere imeze nk'amahwa ahanda, nubona abantu baguhunga, ikibabaje nuko utangira kuvuga ko aribo badashobotse, ko aribo babi, bitegwa n'indorerwamo wambaye cyakora. Umuntu avuga ururimi gusa akivuga ataramenya n'agakurikiraho, agahita yiyita umuhanuzi mpuzamahanga, kandi ntibigarukiraho, agahita yaka n'ituro ry'umuhanuzi. Ushobora kuza hano mukavuza ibyuma, mukabyina igisirimba, ntacyo bitwaye, kandi nabyo ni byiza, bizatuma mutagwara diyabete, ni sawa, bigabanya isukari. Ariko umwuka wera we ntashobora kuza hatari ubumwe bw'abana b'Imana. Ahantu hari umuntu yaseseye, itsinda ririmo umusataniste, ubumwe burabura, nta rukundo ruharangwa, igicaniro cy'amasengesho kirafinina, nticaka, mugashitura bikanga, haba impfu zidasobanutse, abatwite zivamo, umugisha urayoyoka, ibyo abantu bakora bica mu myanya y'intoki. Hanyuma iyo hari uyu muntu, abantu baragongana ku buryo bakizwa na ribu. Hari abagabo narinzi batanywa inzoga, ariko kubera ibigare by'abagabo b'abanyantege nke bo mu rusengero, agashiduka anywa akantu. Hari abantu b'abagore barabizegwa badashobora gusambana, ariko kuba mu bigare by'abantu bananiwe n'ingo, bakagera igihe bakiga guca inyuma abagabo babo. Umurongo wa 21 kugeza 23, Yohana ibice 17, umurongo wa 21 tugeze 23. Haravuga ngo bose babumwe nk'uko uri muri nge, data nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babumwe muri twe, ngo ab'isi bizere ko ari wowe wantumye, nanjye mbahaye ubwiza wampaye, ngo babumwe nk'uko natwe turi umwe, ngewe mbe muri bo nawe ube muri nge, ngo babumwe rwose, ngo ab'isi bamenye ko ari wowe wantumye, ukabakunda nk'uko wankunze. Amen. Tugiye kuganira ku bumwe bw'abana b'Imana. Ngo bose babumwe, ngo bose babumwe nk'uko uri muri nge. Iyo usomye Yohana 17, ni isengesho rikomeye Yesu yasengeye abigishwa, ariko natwe twese rigaruka inshuro nyinshi ku bumwe. Come on, mumeze neza? Mwiteguye kwiga? Murakoze cyane. Imyaka mfite ishobora kuba inyemerera guca umugani, ntabwo ari mikeya. Imbogo mwese murazizi? Imbogo zigira umwanzi umwe witwa intare mu ishyamba. Hanyuma kuko zizi ko zigira umwanzi witwa intare, hari ukuntu zibana mu rukundo no mu bumwe, ziba mu itsinda. Noneho iyo zigiye kuryama, imwe irinda mugenzi wayo, imwe iryama ireba hano, indi hari, indi hari, indi hari, kugira ngo intare itabona aho ituruka. Imbaraga z'imbogo ziba muri iki gice, igira igihanga gikomeye, nta n'isasu ripfa kumena, ntabwo ari ryo ryose. Hanyuma imbogo zabana mu itsinda ari 3 zikundana, imwe yari nziza cyane, n'indi itari nziza cyane, n'akandi karaho. Noneho intare yishakisha ukuntu izazijya, yiga amayeri, yiga ubwenge. Iragenda ihagarara ahantu ku musozi, ibwira za zindi ebyiri ati ariko ako kantu mugendana kazabatera indwara, karasa nabi, ntawuzi icyakananuye niba katagwaye ikigwara gikomeye. Nyine isebya kakandi. Noneho za zindi ebyiri zifatwa n'ubwibone, zitazigata. Bumva kari karangiye, intare ntiyahise ica ruhinga inyuma irakajya. Intare iribagiza, hashize igihe iragaruka, ihagarara hahandi ku musozi, itangira gutaka imboga imwe muri za zindi ebyiri, ivuga ati ufite amaso meza,
ufite ubwoya bupanze neza. Mbese hari ukuntu Imana kukurema yari itananiwe, yarabyitondeye. Ibwira imitoma yavuga atari icyo kintu mugendana nyamara ntazi ibyo ari byo. Urebye ukuntu gisa n'ukuntu kimeze ntabwo cyakagombye kuba kigendana nawe, kiragusebya. Ya yindi ifatwa n'ubwibone, ihita ijugunya mugenzi wayo. Mwibuke ko yari ifite icyo imariye, yayirindaga. Intare ihita ica inyuma irayirya. Ubwo hasigaye, ubwo nayo izabaho. Satani aprofita kutaba umwe kwacu akabona kudushobora. Iyo ubumwe bwabuze hagati y'umugabo n'umugore, iyo ubumwe bwabuze hagati y'ababyeyi n'abana, iyo ubumwe bwabuze mu badiyakoni, iyo ubumwe bwabuze mu bakorana umurimo w'Imana, Satani abona icyuho yinjiriramo akadusenya. Isengesho rya Yesu ryavuze ngo bose babe umwe nk'uko uri muri njye. Iyo bavuze ngo bose, dukwiye kumenya ko ari bose. Hanyuma kuki dukeneye ubumwe? Mashaka kumenya impamvu dukeneye ubumwe? Abahanga bavuga ko umuntu wo twita twebwe umunyambaraga agizwe no kwibesha 70%. Ba bantu tuzi bari smart mu gutekereza no mu gukora bagizwe no kwibesha 70%. Noneho ufata 70% ugerekeho amosha ya Satani. Amosha ya Satani wagerekeho ibigeragezo waciyemo, ibigeragezo ubigerekeho ibikomere wakuyemo, ibikomere ubigerekeho ubumenyi buke. Buri muntu asigara ari kangahe? Nese ubwibone mu bukuraye. Ni iki gituma ushaka ko tugufata nkaho ushobora byose? Reka mbabwize ukuri, Imana ntiyakora ikosa ryo gufata impano ngo izishire mu itorero rimwe. Ntabwo bishoboka. Itorero rimwe rizi gusenga, irindi rizi kuvuna, irindi rizi kuririmba, irindi rizi gutanga, kandi byose bigize umubiri wa Kristo Yesu. Imana ntiyakora ikosa ryo gufata ibintu byayo by'ubumana byose ngo bishire mu muntu umwe. Ntabwo bibaho. Umwe n'umukorerike, undi n'umumelankolike, undi n'umusange, undi, kandi abo bantu bose bafite icyo bamaze mu bwami bw'Imana. Hanyuma ubwibone bukubwira ngo wowe urihagije. Nyamara Yesu yavuze ngo bose babe umwe. Mundebere amaso abyutse yigaragambije, kavuga ati ngewe ni ngewe ushoboye, ni ngewe ubarebera, hanyuma ngiye kubahima ndebe. Ubusinda nayo yigaragambije. Ingingo z'umubiri zose zirakundana, ziruzuzanya, nta runyantege nke, nta n'urunyanyambaraga. Murebe hano mu ntoke 5, abahanga bavuga ko akatubona ari gato, gafite 70% y'imbaraga z'ikiganza cyose. 70% y'imbaraga z'ikiganza cyose. Nta rugingo ruba ruto ku mubiri. Iyo ijisho ryagwaye, amaguru ajya kwa muganga, ikibuno kikicara, umunwa ukavuga uko byatangiye. Abantu badakundana ni abarokore bonyine. Nibo bonyine badakundana. Hanyuma ni ibiki bitubuza kuba umwe? Icyambere ni ukudakizwa. Urumva amavuta n'amazi ntibifatana, umwuka na kamere ntibifatana. Nubona umuntu udashaka kuba umwe n'abandi, aba afite ibyo ararikiye biri muri kamere ye. Naho abana b'Imana bagomba kuba umwe. Icya kabiri ni ingeso twanze guhindukaho. Kamere imeze nk'amahwa ahanda. Nubona abantu baguhunga, ikibabaje ni uko utangira kuvuga ko aribo badashobotse, ko aribo babi, bitegwa n'indorerwamo wambaye icyakora. Ubu nambaye indorerwamo zitukura, nabona ibintu hano byose bitukura. Nubona abantu baguhunga, hari ikintu bahunga kuri wowe. Nta muntu n'umwe yananirwa kubana n'umugwaneza, n'umuntu ukundana, n'umuntu uciye bugufi, n'umuntu ubabarira, n'umuntu w'umunyamahoro. Nta wananirwa kubana nawe. Nubona abantu baguhunga, hari ikintu kiri negatifu kuri wowe ukwiye guhindukaho. Icya gatatu gituma
tutaba umwe n'abandi ni ibikomere bitavuwe. Niba hari ikintu kibi ku isi ni ibikomere. Iyo umutima ukomeretse bikoresha ibyaha, bitera indwara, byinjiza abadayimoni, bituma umuntu ashidikanya Imana, bituma ubana nabi n'abandi, byica umunezero, ntushobora kureba kure. Umushumba Antoine Rutayisire yaravuze ngo abashumba twe kwibwira ko dutwaye bisi y'abantu bagiye gutembera, twese dutwaye ambulance yuzuye inkomere. Ndemeranywa nawe 105%. Itorero ni ihuriro ry'inkomere. Noneho abantu rero bamaze kuzinukwa umurimo w'Imana, bazinukwa kwitanga, bazinukwa kuko bahuye n'abakomeretse bakabakomeretsa. Nge numva nta gitangaje kirimo. Hano ntabwo turi mu batagatifu, turi mu nkomere, twese turi mu nzira yo guhinduka. Twese ntawe utabigira, ahubwo ntibinganya dogere gusa. Ikindi gituma tutaba umwe n'abandi ni idini n'imyemerere itari ukuri. Idini, abantu benshi bakiriye idini muri bo aho kwakira Yesu, kubera ko Yesu we aravuga ngo baba umwe nk'uko turi umwe. Ariko idini ryo ntabwo mu madini haba divize pour régner, camwe abantu ibice kugira ngo bayobore. Mu madini niko bimera. Ariko abana b'Imana bo ku isi yose barakundana. Buriya hari ukuntu nyine abantu b'Imana bamenyana. Buriya mu rusengero abanyamasengesho bose baramenyana. Abantu bagira umutima wo gufasha abakene nabo baramenyana. N'abanyamatiku nabo baramenyana. Abantu bazi kunegura ibitagenda mu rusengero baba bahari batanga ibitekerezo biri negatifu gusa. N'abagabo baca inyuma abagore babo mu rusengero baba bazinanye, baba bari inshuti. Hari ukuntu mu rusengero bene abantu bamenyana. Hari ubwo ntabwo dushobora kuba umwe mu gihe tudahindutse ngo tugire imyumvire isa na Bibiliya ku kuba umwe kw'abana b'Imana. Nge nigeze kuba umupasiteri ahantu, umva kuko maze imyaka myinshi kuva 2007 ndi pasiteri, nkaba narayoboye imidugudu myinshi ishoboka. Ntabwo muri bumenye aho byabereye. Ariko nigeze kuyobora ahantu hari korale 3 zenstara ibyuma mu buryo butatu budasa. Tumwe tuvuga nabi, n'utuvuga neza aho gahoro, n'udukorora, kandi abo akaba ntawe ushobora gutizanya umugozi n'undi. Dukorera Imana imwe, turi mu rusengero rumwe, gutese dushobora kuba tutarumvisha icyo Yesu yavuze hano. Hanyuma mbabaze ko twese dukorera ubwami bumwe, ku izina rya Yesu tuvuga ari rimwe, dupfike. Ikindi ni ubwibone n'inaringe. Inaringe cyangwa se ubwibone, Satani yagushijwe n'icyo ari cyo mu ijuru. Yani impano Imana yaduhaye iyo zidakoreshejwe neza hari igihe zituremera. Ubwibone, ibi mvuze nge ndabizi, mwe mushobora kuba mutabizi yenda. Mwari muzi ko abantu baririmba sekira music, abantu bari hano hanze baririmba indirimbo za zindi z'isi, mwari muzi ko 60% bose bavuye muri korali, bavuye mu rusengero, kubera ko impano zabo zititaweho ngo bazifate bazirere zikure, ubukuru buziri gukora ibindi. Impano ufite, umuhanzi asohora akaririmbo kamwe kataramenyekana mu Rwanda hose, agahita yigira umusitari. Wamutumira agahita kubaza ngo uranshirira angahe kuri telefone, urabanza umpangahe. Umuntu avuga ururimi gusa akivuga ari ataramenya n'agakurikiraho, agahita yita umuhanuzi mpuzamahanga, kandi ntibigarukiraho, agahita yaka n'ituro ry'umuhanuzi. Impano iyo zidakoreshejwe neza, hakugira ngo zitugire umwe, ahubwo zirushaho kuducamo ibice. Muri ubu bwami ninde ukomeye kuruta abandi? Ninde muntu ukwiye kumva ko ari hejuru y'abandi? Yewe habe natwe abashumba, ntabwo tubasaba ko muducamo ngo mugere kuri Yesu, ahubwo tubereka ku musaraba, kuko niho abantu bakirira. Umwenda ukinze ahera washitsemo kabiri.
ariko hari ukuntu nshobora kubereka ko mutamfite mutabaho guteze gute. Yani impano zikwiye gukoreshwa neza. Bamwe bagize kuba intumwa, abandi abahanuzi, abandi abigisha, abandi abagira, ariko nta mpano ikomeye kuruta izindi, nta muntu ukomeye kuruta abandi, ahubwo ukwiye gukoresha impano neza. Reka mbabwire ikintu nemera kiri ukuri. Bijya bintera ubwoba kwibaza niba Imana iguhaye impano yera uba ugomba kuyikoresha mu buryo butunganye, nyirayo ukazayimumurikira yarazanye umusaruro w'abaza kuri Yesu, ariko itarubatse wowe. Iyo bitangiye rero gukoresha impano mu buryo bwubaka wowe, buhaza wowe, biba bitangiye guta umurongo. Ikindi ni ukutamenya ngo ndinde. Aka nabwo nkagarukaho ubushize ndi hano nakavuze. Ikindi gituma tutaba umwe ni ukutagira abatoza bazima, kutagira abantu badutoza guca bugufi, kwihangana, kubabarira, kumenya impano n'umuhamagaro wawe. Kutagira abo bantu badutoza muri iyo nzira y'agakiza bituma iyo tutagize abantu badutoza bazima, bituma dukora amakosa nka bene ayo kutaba umwe. Ikindi ni ukudahuza ijambo ry'Imana n'ubuzima. Kudahuza ijambo ry'Imana n'ubuzima. Iyo tuvuze guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima, tuba tuvuze ibintu, reka mvugemo bitatu. Bibiliya uburyo yanditse harimo imigisha, harimo amasezerano, hakabamwo n'amahame. Ibyo mvuze murabyumvishe? Bibiliya irimo imigisha, hakaba harimo amasezerano, hakabamwo n'amahame. Icya kane harimo kirazira. Noneho reka mvuge ku mahame gusa. Kuba umwe ni ihame ry'ubwami bw'Imana. Subiremo, kuba umwe ni ihame ry'ubwami bw'Imana. Ni ukuvuga ngo abantu bishize hamwe bakaba umwe, nubwo baba badakijijwe, umugisha uraza. None se bubatse baberi bate? Baravuze tugiye kubaka umunara ukomeye, tugira izina rya rurangiranwa ku isi. Imana yicaye mu ijuru yititeranya inama, iravuga ngo aba bantu ubwo ari ururimi rumwe bakaba bahuje umutima bazabigeraho. Abantu bose bageze kure ku isi babikesheje imbaraga zo kuba umwe, kuko ari ihame ry'ubwami bw'Imana. Iyo uryubashe umugisha uraza, kandi iyo ugishe shaka kuba uvuga mu ndimi, shaka kuba uri igitangaza, nta hantu uzagera. Ni ihame, ni principe. Ubu byahoze ari ku manywa, ubu burije. Nta muntu yavuga ngo kubera ko nkomeye ndategetse ntihabe ku manywa, ntawe urabaho. Twacana amatara yego, ariko nta wahindura ihame. None ni gute itorero rizica ihame rikagira umugisha? Ntabwo bishoboka. Umugabo n'umugore babashije kuba umwe, bashobora kugira ku bintu byinshi bishoboka, ariko nubwo mwaba mufite umutungo ungana iki, iyo munaniye kuba umwe byose birasenyuka. Ikindi abantu bavuye mu cyerekezo cy'ubumana cyo kuba umwe, murashobora kwibaza abapasiteri bari mu kagari kamwe, bari no mu murenge umwe, bombi bavuga ko bafite misiyo yo guhindura abanyabyaha. Umwe akaba ategura igiterane, undi ntakizemo. Uwo murenge uzakirara? Abana bawuvukamwo bazaba umwe guteze? Kandi abahagarariye iby'umwuka batabishobora ibyo. Niba ngewe na mugenzi wanjye tudashobora gusuhuzanya, ubwo abandi bazaba, reka ntange urugero mu rugo, niba nge na madamu tudashobora gusuhuzanya, abana bazakundana? Barabyigiye he? Ikindi ni ukutaba strategike mu byo dukora. Kuba strategike mu rusengero, Imana yazanye impano zose. Mu rusengero harimo abafundi, harimo abanyamakuru, harimo abaganga. Buri mpano yose Imana yarayihamagaye.
ariko iyo tutamenya uburyo impano zikora mu bwuzuzanye, hari igihe dushiduka hari ibintu biri gupfa byabuze ubikora kubera ko tutemereye impano gukora. Hanyuma abantu bari strategique rero bamenya gushyira impano mu mwanya wayo. None se kambabaza, nubwo waba umusirikare mwiza gute, waba uri n'umuganga mwiza, hanyuma se wahita uba n'umuhinzi mwiza, ibyo byose birakomereka mbyihorere. Muzi ko tujya muri salo, umwana w'umusore muto akajya guhindura gutya akaguhindura na gutya, kubera ko wewe uzi ibindi ariko ntuzi kogosha. Uriya nibyo yize, ugomba guca bugufa akaguhindukiza, kandi mu busanzwe mutanasuhuzanya. Hajye ubwibone tubukurayo. Ikindi ntekereza ko ni ubujiji, kutaba umwe ni ubujiji. Ntimuze kuvuga ko nabisinjije, mwese muri abanyabwenge ukuyemo ngewe. Reka mbabwire akantu ntimuzakibagirwe. Imana yafashe imigisha, yafashe gutera imbere, Imana yafashe imbaraga, yose ibihisha mu bumwe bw'abana b'Imana. Abantu bamenye aho hantu Imana yihishe ibyo bintu, babashije kubigeraho. Niba ari Imana yabihishe rero, tukabaho bihari tutazi ko bihari, kuri ngewe navuga ko harimo kutajijuka. Reka mbabwire inyungu zo kuba umwe. Inyungu ya mbere ni ukugaruka mu mugambi w'Imana irema umuntu. Mu butatu Imana yafunguye uruziga yinjizamo umuntu, turema umuntu ase natwe, agira ishusho yacu, aba umwe wo muri twe. Imana, ibi byanditse mu Itangiriro 1:26. Icya kabiri ni ukuzuzanya kw'Imana. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 12:4 kugeza ku 7. Icyakora hari impano z'uburyo bwinshi, ariko umwuka ni umwe. Kandi hari uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, ariko umwami ni umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Umuntu wese ahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Icya mbere ni ukugaruka mu mugambi w'Imana irema umuntu. Inyungu ya kabiri ni ukuzuzanya kw'impano. Inyungu ya gatatu ni ugukora ibintu bikomeye mu isi. Ntabwo dushobora gukora ibintu bikomeye mu isi tutemeye kuba umwe. Mbaho urugero, abantu bose bize itangazamakuru muri kaminuza bakijijwe nibo mvuga, bakoze geste imwe yo guhuza umutima bakaba umwe, bakora igitangazamakuru kiruta Al Jazeera. Abantu bose bize kuvura muri kaminuza b'Abakristo baramutse bishize hamwe bakora ibitaro bya mbere muri Afurika. Abantu bose bize amategeko baramutse bishize hamwe bakora urugaga rw'Abakristo b'abanyamategeko wa mbere muri Afurika. Hanyuma byanze gute? Nta na kimwe Imana yatwimye, ahubwo ni uko tudafite iyerekwa ryo gukora ibintu bikomeye. Mundebe uko ngana, ubu ntangiye kubaka izina ryanje n'ubwami bwanje, ubu nazapfa mbigejeje he? Nazapfa mbigejeje? Sigaje imyaka ingahe? Nubwo naba mfite nk'indi 100 yo kubaho, ntabwo byashoboka mu gihe ndi ngenyene. Ariko duteranye imbaraga twakora ibintu bikomeye ku isi. Ikindi, bizana ubwiza. Muri Yohana 17:22 haravuga ngo ubumwe, umurongo wa 22 uravuga ngo nanjye mbahaye ubwiza wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi. Nta kintu cyiza ku isi nko kubona ubumwe bw'abana b'Imana. Bizana ubwiza. Icya gatanu ni uguhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima. Reka mbaho urugero. Bibiliya yanditswe imyaka 1500.
yandikwa n'abantu 40 batazinanye. Mu ndeberi iyo haza kwandika umuntu umwe yari kwandika ibingana gute? Ariko 40 babashije kudukorera Bibiliya tugenderaho mu myaka 1500. Ntabwo dushobora guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima mu gihe Bibiliya dusoma abayanditse babaye umwe, twebwe tuyisoma tukabura ubumwe. Ntabwo byashoboka. Ikindi, ubumwe buzana gusigwa kandi bukazana n'umugisha. Zaburi 136 133 haravuga ngo dorere ni byiza kandi ni by'igikundiro ko abavandimwe babana bahuje umutima, bimeze nk'amavuta yasutswe ku mutwe wa Aroni kandi bimeze nk'ikime cyo kuri Hermoni, aho Uwiteka yategekeye umugisha. Hanyuma ikindi, ubumwe buzana kunezerwa no gukomezanya. Abaroma 15:2, umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi amukomeze. Ubu iyo nari kuba nihagije naye kuzana umugore w'iki, namuzanye ngo ahagarara aho mfite intege nke. Hanyuma niba wihagije kuko utagumye iwanyu ukaza hano. Paul yaravuze ngo iyo bamwe bateranye, bamwe bararirimba, abandi barasenga, abandi bakavuga ijambo, abandi bagashima, byose bikarema umubiri wa Kristo Yesu. Dukwiye kuba dukomezanya, tukanezezanya. Ikindi, indi nyungu yo kuba umwe, bikuza umuhamagaro. Ibyakozwe n'intumwa 13:2 haravuga ngo ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, Umwuka Wera yarababwiye ati mundobanure Barinaba na Sawuli bankorera umurimo nabahamagariye gukora. Reka mbabwize ukuri, Barinaba na Sawuli iyo bataza kuba mu itsinda ry'abahanuzi bari kumenya umuhamagaro wabo gute? Ni gute uzamenya impano yawe ngo umenye icyo ushoboye gukora mu gihe utari muri bene data bagukomeza bakubwira ati kuraje ubikora neza, komerezaho ibyo ukora biri ukuri. Ikindi, indi nyungu ni ugufashanya no gukenurana. Ibyakozwe n'umwa 2:44, abizeye bose babaga hamwe bagasangira ibyabo byose, ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabiguraga bakabigabanya bose nk'uko umuntu wese akenye. Kambabaza, ubu twahagarara ku maguru yacu abiri tukavuga ngo nta mukene uturimo? Ibintu twabishobora? Se mutekereza ko ari cyo dukenye? Imana yatanze ibihagije, twananiwe gusaranganya gusa. Subiremo, Imana yatanze ibihagije, twananiwe. Ubu hari umwana ashobora kuba ari mu rusengero ashonje kandi akunda Imana, iwawe ku meza hasigara ubugari mutamaze n'ibishimbo mutariye n'inyama bikajya mu mufuka, bikajya muri puberi. Hari umuntu mwabatijwe umubatizo umwe, musangira igaburo ryera, musangiye n'umurimo, yabuze icyo afungura, hanyuma ugahita wumva urakijijwe, wumva urajya mu ijuru. Imana yatanze ibihagije, twananiwe gusaranganya. Ndabizi ko hari imyenda mufite mu kabati mutacambara kandi idacitse. Hari umuntu hano ugira umwenda umwe, simvuga hano, n'urugero natangaga gusa mu mbabarire, simvuga hano. Ntabwo Imana ifite icyo yatwimye, gusaranganya n'ibyo byatunaniye. Ubutunzi bwose bw'isi bufitwe n'abantu 57 mu maboko. Nababajwe n'igihe cya Covid, abakire bigwijeho inkingo bazibika iwabo ku buryo Abanyafurika babahaye udusagutse, buri muturage wabo baramugeneye inkingo byibuze nk'10. Mu gihe hari ibihugu byo muri Afurika n'ubu hari abantu batarakingirwa. Isi ni uko ikora. Hanyuma itorero naryo ryakagombye gukora gute? Inyungu ya 10 bituma twuzura Umwuka Wera. Ibyakozwe n'umwa 2:1, umunsi wa Pentekote usohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Cyakora mujye muza mubyine, ariko Umwuka Wera ntashobora kumanuka tutari umwe.
mushobora kuza hano mukavuza ibyuma, mukabyina igisirimba, ntacyo bitwaye, kandi nabyo ni byiza, bizatuma mutagwara diyabete, ni sawa, bigabanya isukari. Ariko umwuka wera we ntashobora kuza hatari ubumwe bw'abana b'Imana. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje. Nagira ngo mbasabe twibwize ukuri. Murabona turi umwe ku buryo umwuka wera yaza? Urumva hari ukuntu nyine bitunanira kwibwiza ukuri. Murabona turi umwe ku buryo umwuka wera yamanuka? Nimunsubize. Ikindi, indi nyungu ni ukugirana ubusabane. Ibyakozwe n'intumwa 2:42, bahora bashishikariye iby'intumwa zigishaga, bagasangira ibyabo no kumanyagura umutsima no gusenga. Mu materaniro yaba hari ibintu bine bitagomba kuburamo: kwiga ijambo ry'Imana, igaburo ryera, icya gatatu gusangira ibyabo, hanyuma no gusenga. Ibi bintu bine ntibyashobora kubura muri buri teraniro. Hari abantu mperuka kujya kwigisha, batangiye igiterane saa 8, bampa kwigisha saa 12, nabwo bampa iminota 20, baravuga ngo abantu hano bikundira indirimbo. Ni sawa, nta kibazo, ngewe niyo umpaye 5 ndayikoresha. None nkibaza kuva saa 8 kugera saa 14 abantu bakunda indirimbo. Umuntu w'umugabo yatungwa n'isosi akabaho nta mutsima ko? En fait, hari n'igihe dukora iteraniro ukibaza mu iteraniro harimo iki buriya? Niki cyari kirimo? Ibyo kurikoramwo birahari, nuko tutazi ibikwiriye. Sinzi niba te bazatuma ngaruka. Hanyuma ikindi ni ukunesha ababisha. Iyo tubaye umwe tubasha kunesha ababisha. Umva ukuntu Bibiliya ivuga. Iravuga ngo umwe ashobora gutsinda 1000, ariko babiri bashobora gutsinda 10,000. Iyo mibare murayumva? Ntabwo abantu babiri batsinda 2,000. Umwe ashobora gutsinda 1000, ariko babiri bashobora gutsinda 10,000. Hanyuma kuba umwe bisiga umurage mwiza mu murimo w'Imana. Dawidi yabwiye Salomo ngo ujye umenya Imana iyo yakoreye aba ariyo uzakorera. Ikindi, kuba umwe byihutisha umurimo wo kujyana ubutumwa bwiza kugera ku mpera y'isi. Mariko 3:14 haravuga ngo atoranyamwo 12 bo kubana nawe ngo abone uko ajya batuma kubwiriza abantu ubutumwa, abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni. Cya nyuma cya 15 byerekana ishusho y'Imana mu isi. Petero wa mbere, urwandiko rwa mbere rwa Petero 2:12, mugire ingeso nziza hagati y'abapagani kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatera guhimbaza Data wo mu ijuru. Hanyuma rero mu gusoza, hari abantu nta kwifuriza ko mu bumwe cyangwa mwubaka ubumwe. Abambere n'abanyangeso mbi, abantu batarabizera, kuko Paulo aravuga ngo umuco n'umwijima ntabwo bihura. Efeso 5:11, ntimukifatanye n'imirimo yabo umwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane kuko ibikorwa nabo guhishwa biteye isoni no kubivuga. Murebe hano, hari abagabo narinzi batanywa inzoga, ariko kubera ibigare by'abagabo b'abanyantege nke bo mu rusengero agashidukanywa akantu. Hari abantu b'abagore barabizegwa badashobora gusambana, ariko kuba mu bigare by'abantu bananiwe n'ingo bakagera igihe bakiga guca inyuma abagabo babo. Hari abasore rwose batari bazi kwikinisha n'ibindi byinshi no kureba pornography, ariko kuba mu kigare kikubwira ngo hajya wowe ngo ibintu ubizi, bikazarangira imyumvire yangiritse. Ntiukifatanye n'abo umwijima. Ibyo bakora hirya ya rido no kubivuga biteye isoni.
nutabasha kubahindura bo bazaguhindura. Aba kabiri ni abafite ubuyobe. Matayo 24:4 Yesu arababwira ati mwirinde hatagira umuntu bayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanje bati ni nge Kristo, bazayobya benshi. Ubu hari inyigisho ivuga ngo ibyaha twakoze kera n'ibyo dukora ubu n'ibyo tuzakora ubutaha byose byarababariwe. Ushaka wasambana ukanywa n'inzoga, nubwo Yesu yagusanga uri kubikora ntashaka kubuza kujya mu ijuru. Ibintu byangiza n'umubiri twizere ko biri ukuri. Babwira akantu bagerekaho kabi, baravuga ngo ntukagire umutima uhana, kuko umutima uhana utari ngombwa, nta mpamvu yo kwicira urubanza. Paulo nawe yaravuze ngo ntimukirengagize umutima uhana, uwo bamwe birengagije ngo bakamera nk'ubwato bumenekeye mu nyanja. Murumva umutego wa Satani urimo, uzabigicamuke mu gihe cyose utakigira umutima uhana. Ikintu abamarayika badafite n'inyamaswa ni umutima uhana. Niyo mpamvu ku isi ubu bari gukora robo zitagira amarangamutima, zitagira umutima uhana. Ubu nibyo bigezweho. Torero, murashaka kwemera tumere nka robo koko? Ngewe nemera ko ndi umunyantege nke. Wenda wavuga ati mva ndi mu nzira yo guhinduka, cyangwa se biracangora, ariko Imana ni inyembabazi, izamfasha gusa na Kristo. Bene uwo mutima Imana irawukunda, ariko umutima wamazeho singe wahera. Mwirinde hatagira uwo bayobya. Undi ni umuntu ukoresha iby'Imana mu nyungu zitari iz'ubwami bw'Imana. Umuntu ukoresha iby'Imana mu nyungu zitari iz'ubwami. Umva ukuntu Paulo avuga mu Bafilipi 3:18, hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo n'inda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Murabona iyo izina rya Yesu rihindutse igicuruzo, rigahinduka uburyo bwo kugutunga wowe, ngewe kugeza aho nabwo ubwabyo biteye ubwoba. Ahubwo ikibazo nibaza ni kimwe, abo Yesu atunze nabo baramutunze, kuko Yesu atunze abantu benshi. Urebye imishinga ya Gikristo, abahanzi ku giti cyabo, abayutubazi, ukagerekaho abapasitoro n'abana babo, ukagerekaho amalibreri, aba bantu bose Yesu atunze nabo baramutunze koko. Muzi ko Isirayeli ifite minisiteri y'ubukerarugendo 97% batemera Yesu. 75 y'Abisirayeli ni Judaisme, 20 ni Isilamu, 3 ni Orthodox. Muri Isirayeli yose abakristo ntibarenze 500, 1, 2, 3, 500, kandi nabo baratotezwa. Kandi Yesu niwe ubatunze, abinjiza amamiliyoni y'amadolari, ariko ntibamwemera. None twe twagize umugisha wo kumumenya, abo Yesu atunze nabo baramutunze. Ikindi, hari abaseseye guhishwa bakorera Satani. Yuda 1:3, bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvishemo ko mpaswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kugwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe, bakazageza iteka ryose. Kuko hari bamwe baseseye muri mwe guhishwa, bagenewe kera gucirwaho iteka, n'abantu batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo ari we wenyene databuja umwami wacu. Mwandeba nkababwira, mwari muzi ko abantu baseseye guhishwa? Aba bantu n'abakozi ba Satani, abansobe, kandi nta tsinda batabamo. Mbabwira ibimenyetso bibiranga. Ahantu hari umuntu yaseseye, itsinda ririmo umusataniste, ubumwe burabura, nta rukundo ruharangwa, igicaniro cy'amasengesho kirafinina, nticaka, mugashitura bikanga, haba impfu zidasobanutse, abatwite zivamo, umugisha urayoyoka,
ibyo abantu bakora bica mu myanya y'intoki. Hanyuma iyo hari uyu muntu, abantu baragongana ku buryo bakizwa na ribu. Hanyuma abandi bantu mudakwiye kuba umwe ni abantu mudahuje iyerekwa n'icyerekezo, batuzuza ubuzima bwawe. Tekereza kugira inshuti cyangwa kuba mu itsinda ukamarana nabo imyaka 20 nta kintu gishasha urunguka, ahubwo ugasanga watangiye kwiga amatiku no gucira abandi imanza no kuvuga ibintu bitagenda gusa, aho kugira ngo ubuzima bwawe bwunguke, ahubwo urushaho guhomba. Aho hantu ari nge nakizwa n'amaguru. Abandi bantu tudakwiye kuba umwe ni abahanuzi b'ibinyoma. Abahanuzi b'ibinyoma, Matayo 7:15, mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama ariko imbere ari amasega. Hanyuma abandi bantu tudakwiye kuba umwe ni abasenya ubumwe bw'abana b'Imana. Hanyuma abandi bantu tudakwiye kuba umwe ni abanyabinyoma, abantu babesha. Hariho umugabo umwe witwa Ananiya hamwe n'umugore we Safira, agura isambu ye agabanya ku biguzi byayo, umugore we nawe abizi, maze azana igice agishira intumwa Petero amubwira ati, Ananiya, niki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubesha Umwuka Wera ukisigariza igice cy'ibiguzi by'isambu, ukifite ntiyari yawe, kandi umaze kuyigura ibiguzi byawe ntibyari ibyawe, ubyigengaho. Niki gitumye wigira inama yo gukora utyo? Si abantu beshe, ahubwo Imana niyo ahita apfa. Wambwira ngo Petero yarakabije kwica, gutuma umuntu w'Imana apfa. Niho nshaka gusoreza. Ikinyoma ni ikintu kibi. Iyo Petero yibesha akakira ariya mafaranga akayashira mu yandi, muzi ikintu cyari kuba? Hari kuba hita hinjira umwuka w'ikinyoma, ministeri gahita ihagararira aho yari igeze. Ikinyoma iyo cyaje hagati y'umugabo n'umugore, bagatangira guhishanya konte na password no kubeshanya gahunda bagiyemwo, urugo rukomeza kubaho. Ikinyoma iyo kije mu murimo w'Imana, nagira ngo mbihine gutya, wabesha uririmba, wabesha ubivuga, wabyandika, wabivuga wikinira, Satani ni wese w'ibinyoma byose. Satani ntashobora gushyigikira ikinyoma nubwo wakivuga wikinira. Satani ni wese w'ibinyoma byose. Hanyuma Yesu ntashobora gushyigikira ikinyoma, niko narimvuze, uko wakivuga uko ariko kose. Mboneraho kubabwira ko nukubesha ari indwara yo mu mutwe. Nta muntu muzima ubesha. Iyo ubesha uhisha uriwe ukerekana utari we. Munamisha amaso dusenge. Ntabwo nzi ngo tugiye gusenga gute, ariko nge numva nabasaba twese tugahaguruka, buri wese akabwira Imana uko abyumva. Iyo uza kumenya abafatanyabikorwa mu buzima bwawe, ubugeze kure we, ubugeze kure. Ariko kuko twakuriye iwacu hari imiyenzi yacu n'agasekuro kacu n'imyugariro yacu, nta nubwo twamenye ko kuba umwe n'abandi ari byiza. Kubera ko twakuriye muri individualisme, ntabwo twemera abandi ko bakijijwe. Dukwiye gusaba Imana ubumwe bw'abana b'Imana.